Yaka Ozan bir. Ariko nagiye kubona mbona Karabutoni ngena aratubwira ati muhumure ni mwebwe ndakunze uyu mwaka biterwa yuko mudushimisha mu biganiro. Twebwe ntabwo tujya muri politike, ntabwo tumeze nk'abariya basimbuka ibipangu bakamuvugira abasimbuka ibipangu bafite impano bashaka kubahereza inama babaha impano. hari n'abahunze. Twebwe ntabwo turi nk'abariya ngabo Imana ibarinde muhahe muronke. Muze dusoze mubaha abashyushye cyane yakanaza bureza cyane. Hari abantu bashatse kubaha impano. Lucas Koyo umva nzovu wo kudukanura amaso barayafite barayakubona gwanja musina bezwata malgré que tokomyawa toyepona magambo kaka ya James Comedy tako siko tukuma batu basepeli na biso nasitarwainaga bakore gusa ariko tunafurahi sana kuona mtu kwizera malgré que tusikana minote mugolo musitoko yako kuzonga tuzagaruka ariko nzovusite tuzana YouTube muzadusanga kuri YouTube ibini kuri Google buwa umuna biso muzatubona. Hari abantu bafite impano bagiye kuyizana mbere yuko mugenda bayohereza Rwanda. Mbona kuvuga abantu mwese mutaramo ubu harimo abaryamye nka saa mbiri ubu bamaze gusura imisozi. Reka gusobanura by'ikisobanuro ariko mwebwe muri hano kubera urukundo mudukunda. Imana ishobora byose Dusengera dusoze. Imana ishobora byose Mana waremye ibirayi n'ifiriti akunda